Inshuti zanjye ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Ni Pastor Ntwarane Anastase, umushumba w'itorero rya Assemblée de Dieu i Nyakarambi ku musozi w'imigisha. Ndabashimira mwebwe mwamaze gukora subscribe kuri iyi channel yacu ya Face TV, ndetse n'abakora like, abandika comment. Imana ibahe umugisha, n'abasangiza abandi inyigisho tubigisha. Tugiye kubaha inyigisho z'urukurikirane muri iyi minsi ku nyigisho yitwa kumenya ubushake bw'Imana. Kumenya ubushake bw'Imana. Reka dusenge. Mana, ndagushimiye, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Turagushima ko udukunda kandi waturemye mu ishusho yawe kugira ngo tubeho nk'uko ushaka kandi turi mu bushake bwawe. Ndasengera uyu mwana wawe wateguye kugira ngo yumvire ijambo ryawe, umuhe umugisha kandi umwuka wera amuzeho cyane kugira ngo iri jambo rihindure ubuzima bwe. Ndanamusengeye mu izina rya Yesu, niba arwaye, niba abuze amahoro, icyo akeneye akorwaho nawe, abone igitangaza cyawe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Wavuga ngo amina. Rero tugiye kuganira kuri inyigisho yitwa gutahura kumenya ubushake bw'Imana. Niba hari ikintu gikomeye cyane mu itorero, muri uru rugendo, mu byo kwizera, twakwita ihurizo cyangwa se twakwita wenda reka byita ubwiru mu yindi mvugo. Ubwiru ni nk'amabanga, ikintu gikomeye cyane cyagoye abantu benshi guhera kuri Adamu ugakomeza kugeza kuri yewe uhagaze uyu munsi nawe. Ikintu cyagoye abantu benshi ni ugutahura ubushake bw'Imana. Kubutahura ni kimwe, ariko noneho kubushyira mu bikorwa cyangwa kubukora, ukabwumvira, ukabugenderamo, byo bikaba ihurizo rikomeye kurushaho. Rero kuva umuntu Satani yamuzanamo gushidikanya, kuko icyaha cya mbere cyo muri Edeni cyazanyemo umuntu gushidikanya. Muri we hajemo gushidikanya, muri we hajemo kuvangirwa. Muri we hajemo kuvangirwa. Hari umwigisha wakundaga kuvuga ngo ku bwonko bw'abantu ngo habaho ubushitani. Rero kuva umuntu yakora icyaha kiriya cyo muri Edeni, muri we hajemo kuvangira. Kuko ikibazo Satani yazanye cya mbere ku muntu ni ikibazo cyo kuvangira, ni ikibazo cyo gushidikanya. Kandi gushidikanya iki? Ubushake bw'Imana. Kuko Satani yaje abaza ngo ese Imana yarababujije? Aje kugerageza ubushake bw'Imana. Ni ukuri. N'uyu munsi rero abantu bahorana izo mpungenge zivuga ngo ni ukuri, buriya ni uko Imana ibivuga, Imana ibishaka ko bigenda gutya. Kuva icyo gihe rero umuntu harimo gushidikanya, hajemo gushidikanya. Rero muri iri somo tuzareba amagambo menshi y'ingenzi cyane, ariko mu byo tuziga bikomeye harimo kumenya ubushake bw'Imana ni iki. Tugomba kumenya ngo ubushake bw'Imana ni iki, kandi turangiza tunamenye ngo ese tubona dute, twabumenya dute. Tuzanareba kandi abanzi b'ubushake bw'Imana. Ni abahe banzi b'ubushake bw'Imana? Ni ibihe bituma tutumva, tutamenya, tutagendera mu bushake bw'Imana? Rero tuzanareba n'umumaro wo kuba mu bushake bw'Imana. Ni uwuhe mumaro wo kuba mu bushake bw'Imana? Rero iyo ugiye mu Itangiriro, cyane cyane igice cya 3, haratubwira ngo inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zo mu ishyamba zose Uwiteka Imana yaremye.
ibaza uwo mugore iti, ni ukuri koko Imana yaravuze iti ntimuzarye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi? Murumva aho ikibazo cyatangiriye cyo gushidikanya ubushake bw'Imana? Murumva aho intambara yo gushidikanya yatangiriye? Intambara yo gushidikanya no kutemera no kutizera nahihera, nahitangirira. Iki kibazo cyazanye mu muntu ibibazo byinshi. Haba ngo ni ukuri koko, ni ukuri koko. Niyo munsi hari abantu bakivuga ngo ese ni ukuri koko buri Imana iriho? Kuko byaturutse heye kuri iki kibazo cya mbere. Ni ukuri koko abatayizera bazarimbuka? Ni ukuri koko hari umuriro? Ni ukuri koko hari ijuru? Ni ukuri koko hari ingororano z'abana b'Imana? Mu muntu hahoramo icyo kibazo cyo ngo habamo gushidikanya. Ni ukuri koko Imana itanga umugisha? Ni ukuri koko hari umuvumo uri muri iki kintu? Hari umugisha uri muri iki kintu? Ni ukuri koko? Umuntu muri we hajemo amajwi menshi aturutse kuri iki kibazo cya mbere. Iki kibazo cya mbere cyazanywe nk'umubi na Satani kugira ngo mu muntu habemo kuvangirwa no gushidikanya ku kuri kw'Imana. Kuko nta kindi yavugagaho, yazanye gushidikanya ku kuri kw'Imana. Kuko yavuze ngo ni ukuri koko Imana yaravuze iti ntimuzarye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi? Ni ukuri koko? Rero niyo munsi wowe unkurikiranye hari ibintu utemera ko ari ukuri kandi ari ukuri. Kubera iki? Gushidikanya kwaje mu mutima wawe. Ayo utemera ko ari ukuri kandi ari ukuri. Niyo mpamvu Pilato yabajije ngo ukuri ni iki? Ukuri ni iki? Kuko abantu benshi ntibemera ko ari ukuri, kubera ko byahereye aha ngaha gushidikanya. Gushidikanya. Satani yazanye gushidikanya ku bushake bw'Imana. Ni ukuri koko, kuko yaje ahinyuza icyo Imana yaravuze. Niba dufite abantu bafite gushidikanya ko Adamu yabayeho, bashidikanya ko Eva yabayeho, batemera ko bavuga ngo ni ukuri koko iyi nkuru tuba dusoma ni ukuri cyangwa ni umugani. Ni ibintu bahimbye, ni Imana bahimbye, uko abantu benshi banavuga ngo ni Imana twemera, ni Imana twizera, ni Imana yahimbwe n'abazungu, ni Imana yahimbwe n'abantu, ni Imana, ni imyizerere bubatse kugira ngo abantu bashobore kuyobora isi. Adamu na Eva ntibabayeho. Ariko uko byamera kose, wagira gushidikanya ku kuri kw'Imana, ukwiye kumenya ko byanze bikunze higeze kubaho umugabo wa mbere umwe n'umugore wa mbere umwe. Yakitwa Adamu atakitwa Eva, yakitwa Eva atakitwa Eva, icyo ntabwo twanagitindaho cyane. Ariko ukwiye kwemera ko higeze kubaho umugabo wa mbere n'umugore wa mbere. Rero niyo haracyari abantu bashidikanya, ese koko buriya ni imbuto, ni igiti babujijwe cyangwa ni ikindi? Ubwo bushidikanya Imana nabwo abantu baracyabufite. Mu muntu rero hajemo gushidikanya ku bushake bw'Imana. Niyo mpamvu twabonye ari byiza ko tubigisha ubushake bw'Imana, gutahura ubushake bw'Imana. Uyu munsi ntabwo tuza gutinda, nashatse kubashyiriraho urufatiro, ariko ndagira ngo dusoreze muri Yohana igice cya 4:34, avuga ngo Yesu arababwira ati ibyo kurya byanjye ni ugukora ibyo uwantumye ashaka no kurangiza umurimo we. Rero twabonye umuntu wa mbere washyizwemo gushidikanya, kandi uko gushidikanya kuramutsinda. Ashidikanya ubushake bw'Imana, kandi nta wundi uzana gushidikanya ubushake bw'Imana ni Satani. Rero amaze kuzana gushidikanya Imana muri we, yaraguye. Uwo yitwa Adamu wa mbere.
ariko uyu tumaze gusoma ni Adamu wa kabiri. Imana ishimwe ko dufite Adamu wa kabiri. Imana ishimwe ko dufite uwanesheje akasobanukirwa ubushake bw'Imana. Ni Kristo wambaye umubiri, yambaye umubiri, ariko ubuzima bwe yambaye umubiri ari ku isi yashatse kugendera mu bushake bw'Imana. Ahangaha bari bamuzaniye ibyo kurya cyangwa babazanye ngo ninde wamuzaniye ibyo kurya, ariko aravuga ati rero ibyo kurya byanjye ni ugukora ibyo wantumye ashaka. Bivuze ngo kuri Kristo kubaha ubushake bw'Imana, kugendera mu bushake bw'Imana byarutaga ibyo kurya bye, byarutaga kurya. Reka nkubwire ngo guhitamo kugendera mu bushake bw'Imana nta yandi mahitamo ari hejuru yayo ngayo, kuko no guhitamo gukizwa buri gihe uhisemo ubushake bw'Imana, kuko Imana ishaka ko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri. Nta yandi mahitamo akomeye umuntu ashobora gufata yaruta guhitamo kugandukira kuyoboka ubushake bw'Imana. Yesu yaravuze atwigisha gusenga, aravuze ngo data wa twese uwo mu ijuru, ubwami bwawe ibyo ushaka. Ubwami bw'Imana aho bwageze, ubushake bw'Imana burakorwa, burubahirizwa nk'uko mu ijuru bwubahirizwa. Rero ubutaha tuzinjira mu mizi cyane tureba ese ubushake bw'Imana ni iki. Munsi kwari ukubereka ukuntu mu muntu Satani yabibyemo imbuto yo gushidikanya ubushake bw'Imana, ariko umuntu wa mbere aratsindwa, ariko uwa kabiri yaranesheje, kandi uwa kabiri wanesheje ari we Kristo. Natwe muri we turatsinda, tukamenya ubushake bw'Imana, tukagendera mu bushake bw'Imana, natwe bukatubera ibyo kurya. Gutaha rero ntuzabure kumva isomo rizakurikiraho, aho tuzinjira no ku isomo rivuga ngo ese ubushake bw'Imana ni iki. Ntuzabure kuri iryo somo. Mana, umugisha umwana wawe kuri aya magambo yumvise mu izina rya Yesu, amen.